mba umuyoboke simuzi nta n'ikiganiro cye ntago nacyumvise yego ariko Jessica we ibyo narabyumvise iyo bihuje nafata ku mavuta birakurura bigakurura bayago bigakurura ibimaze iminsi biba numvise abari kubifata nko gutera ibuye ku karere ibyo ntabibaho ku karere gutse ikiyavuze kitaba nyine ababifata bo ni nk'abandi nigajye ubanza umenye ngo ni bande bateye bate bagamije iki ntabuye ku karere hari abakora ibiganiro bavuga nyine ni bande nyine batekereza bate bagamije iki nicyo kibazo rega tugira hano umuntu asanzwe afite ahantu yamaze gusaya yageze agwa mu isaya aryamamo uwo se n'umufataho reference ugomba no kugira na wa wundi usanzwe uzwiho ibintu biri netre so kuko abantu benshi rega murangira yarabivuze ku isibo avuga ngo kuri social media uzanaho ibigaragaza uburiwe muri situation ariyo yose uyitwaramo nkawe yego uburyo uyitwaramo bigaragaza wowe usanzwe uri muntu ki niyo mpamvu nkubwira ngo hari video nabonye umudamu ari kuvuga ati uriya muryango bawuharire bariya kandi mu gihe hari abandi bavuga ati niyo batavuga genda kuvuga ngo par analyse yanjye n'amaso yanjye yego cyangwa se iyo mbivuze namaze no kubivuga ndabizi neza ko hari ibigo bibirimo iriya miryango bifungurira bose hakaba n'ibihari bifunga hasigaye rero mintu bumwe kuvuga ngo ese koko iyi miryango bigende bite iheze yakire bose niyo dutegereje mintu yego naho guterebuye ku karere se n'iki kidasanzwe yego nyine iyo nushaka kubyite gutyo ko niba no mwise food village nticyamubuza gutera ibuye ku karere ariko niba bivuze ngo ahora ari umusazi umudugudu utagira umusazi amakuru yawo ntushobora gupfa kuyamenya kuko na mbere yo kujya ubundi ukinjira umudugudu utazi ureba bene abo ntabwo wagera muri karitsiye ngo nujya kuyoboza urebe umuntu wambaye karavate kare ureba wa wundi wadagiye kwa kanaka hano byaraye bigenze bite agahita akubwira n'ibyo utamubajije hano yusi kanaka se warayarwanye na kanaka wenda atari byo byakugezaga abo ni ngombwa rero nawe rero yatubereye food village kuko abantu babyibazagaho ni benshi kuko nanjye ubwanjye nubwo nigeze bikora ikiganiro ntabwo ari nko kumutera amabuye nabanje kumukarifiya nka food village icya kabiri nakubwiye ngo umunyamihanda ntabyo kujya kongorera mu ma office y'abantu najya kongorera muri office y'abantu se niba akeneye views arazikura he amugani no umunyamakuru wenda ari w'ikigo cya leta cyangwa gikorana na leta ashobora kuba partenaire wa leta ariko niyo iyo partnership niba yarubatswe aragimenya ajya kongorera hehe ubundi se uko umuzi ko yibera ku mihanda ese azi ngo ni hehe umuntu bivuga ngo kuri Rusamburuma urumva yamenya ngo ikintu kijyana kwande nakijyana kwande mureke ibye abivugira ku muhanda ahubwo yamara kubivuga ababibonye bakabikoresha ibyo bashaka kumubwira ngo jya mu iyi office arabizi azi urwego rubimanaginga arajya muri REB se ko byavugiwe ku ishuri cyangwa Minedike cyangwa Nesa nanjye ubwanjye sinzi kuzitandukanya arajya muri ku Muvunyi se arajya muri komisiyo se y'uburenganzira bwa muntu arajya se muri mintu bumwe arajya muri RIB arajya muri polisi arajya hehe arajya ku karere urambwira ngo Jessica ku rwego rwe ibyo yabivamo ku inzego zabanje guhamagara bamwe mu bantu abo bazi ko tuziranye harimo na Ngoboka n'abandi bababaza ati Karegeya yabimenya ati cyo kibazo nimurebe niba ari byo kandi Karegeya ahora ari tayari natangaza igihuha nzego nimuzirwe munaza muzampamagare nziza mbere yo kubaza ngo Karegeya yabimenya ate ese nibyo Alright, Jaras Official TV nanone turabasuje twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose twizere ko muri amahoro kandi muri rusange nicyo tubifuriza twicaye muri Urban by City Blue nubundi nk'ibisanzwe niho tugiye kuba tuganira na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste udufasha kenshi kugira ngo ibiba bihari nubwo biba ari inkuru cyangwa se biba amakuru aba yasakaye bisigaze cyangwa se bisige amasomo muri societe muri rusange so rero nubundi Karegeya nongeye kukwakira nk'ibisanzwe urakoze cyane
Muri no minsi kabisa unapendeza sana nubwo wavuze ko style atari ibintu byawe ntabwo ari ibyanyu ntabwo twabura kwa Precious mu gihe tubibona ko bimeze neza no gukora televiziyo nicyo bivuga yego icyo bivuga ntabwo ari social media ntabwo ari YouTube na t-shirt bihagije ego anyway kabisa ni sawa rwose ukuntu ugaragara yes kubona umutuku ari fresh nakaruru oya abakeneye nabarangira iyi ni Nyanza iyi ni Nyanza ni ingenzi ya yindi yego ni nyinshi ubundi made in Rwanda ibyo ntabwo ufite hari made in Rwanda z'i Kigali hari made in Rwanda z'i Nyanza ka made in Rwanda zijya gusa z'i Tanzania ziba zifite akantu ka gutya hakaba n'iza Cote d'Ivoire ni yandi uko nzajya uzajya ubwira hari yindi igira ati se no hakaba n'izindi n'amashati asanzwe y'ibara rimwe cyangwa karokaro zisanzwe zo mu maduka urumva nyine televiziyo ni ikibazo ishati iyo yambaye kabiri mu kwezi ibigaragara cyane nibura cyo kora imwe mu cyumweru se nabwo simbizi ihita igaragara nkaho uratambuka abantu bakabivuga hari umusaza twasanze mu Busanza wahoze ari umupilote ngira ngo yego yose akayabara nubwo yaba ari imwe n'ubundi abavuze ko ari imwe nibyo so rero uyu munsi nk'ibisanzwe ndagira ngo udufashe bitagendeye kure n'ubundi biba bihari nk'ibisanzwe muri iyi media yacu cyangwa se social media hanini ariko nabonye ari ukuntu integrana na nuza na mainstream gute ukuntu mbere wabonaga bisa nkaho kimwe kiri ukwacyo ikindi ukwacyo ariko ubu ariko mainstream yamaze kubona ko nta usibye imitekerereze y'abantu ariko social media yamaze gutambuka kuri mainstream kure ikibazo ni imyumvire y'abamamaza bakumva ko ngo ikidaciye kuri ngo ahangaha ngo abantu bose bagomba gufata ritime niyo mpamvu na Felicita na Kenisi wahaye akazi umukada koma kira kiganiro cyabo gikeneye gushyuha kikajyanira n'ibihe why not ushaka ikibazo kumenyerwa wagira ngo ni evangelie wagira ngo ni misa mu gitondo byari bikeneye amaraso mashya kabisa kandi Kenisi uribuka ko yaraherutse kwikoma babana ngo bakora ngo ntuza ngo babaye abatubere none se umukada yamujyanye he amukuye se bareba niko bigomba kugenda ariko isi irahinduka kujyana n'ibihe kujyana n'ibihe nta muntu sino wasigara inyuma abantu bose bacyumva ko gukora akazi ari ugutonda saa moya ugataha saa 11 ibyo ni ugukora amasaha abantu bacyumva ko gukora akazi ari ukwerekana igipapura barasigaye gutera igikumwe bigomba kujyana kabisa yego so rero mu minsi ishize nabonye ikiganiro uwitwa Alexis Muyoboke yakoreye kuri BNB cyanyuraga no muri nacyo kuri social media ndetse kimaze n'iminsi gitrendinga ariko impamvu nkigaruyeho nuko iyi case n'ubundi twayivuzeho ihura n'ubundi n'urubanza rwafata ku mavuta uvuga uti RIB kuba kira kintu cyavuzwe mu rukiko ntihite irenzaho ikinjiremo itunge itoroshi irebe neza uko bimeze ariko Muyoboke we ntabwo bihura wenda n'ibyo ngibyo ariko nawe yavugwagamo ariko avuga ko yifuzaga ubutabera ndetse ati nta nicyo yicuza kuba yaratanze ikirego nkabihuza n'ubundi n'ikimaze iminsi kiri kuvugwa hano kuri social media cy'umukobwa witwa Jessica ngira ngo cyo nacyo warakibonye nacyo cyagifasha urundi rwego ubwo aho ibyo bintu byose muri rusange nagira ngo wumve umujyo waho nshaka ko udufasha kuza kumva no gukura amasomo urakoze cyane Muyoboke simuzi nta n'ikiganiro cye ntago nacyumvise
Yego. ariko Jessica we ibyo narabyumvise iyo bihuje nafata ku mavuta birakurura bigakurura bayago Yego. bigakurura ibimaze iminsi biba numvise ibuka Europe ivuga ko kuva mu kwa munani hashobora kuba hari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bamaze guhohoterwa cyangwa banicwa bagera muri 4. Numvisemo umwe wa Ngoma, numvamo Ruhango, numvamo Nyaruguru 2 ngira ngo na Karongi, birahura bigaza ako kantu karanavuzwe mu kweguza mu yegura rya nyobozi ya Rusizi. Yes. Ariko byose icyo bishingiyeho ni iki rero, ni ubumwe bw'Abanyarwanda n'intambwe imaze guterwa. Ikigaragara cyo ivugwa mu bikorwa ni hafi ya ntayo. Mu nyandiko bigaragara ko abantu bamaze kwavansa, ariko wapi, urumva byonyine ibyo byose iyo bihuje, urubanza rwafata ku mavuta rwazuye byinshi cyane, ageze no mu rukiko avuga abandi benshi. Ubwo ibyo ni ibivugwa, ni ibyabashe kugera muri media, hanyuma ukumva ibibera kuri tere. Ubwo ni ukuvuga ngo nubwo wenda ibuka Europe ibiri kuvuga abahohotewe ku buryo bugaragara bakanicwa, ariko hari n'abashobora kuba batotezwa mu magambo bigacira aho ngaho. Ni ikigaragaza rero ko hari intuza afite uko twumva ubumwe n'ubwiyunge aho bugeze cyangwa n'ubudaheranwa, harimo ikibazo. So udutsiko dushobora kuba duhari koko, iyo wumvise gutya ukumva gutya. Nibaza ko na Jessica buriya, Jessica wenda aza kumutindaho ubyibuka ubibaze de façon méthodique, bibaze méthodiquement. Ni nkaho nawe ashobora kuba yaragendeye ku cyari kiraho. Urumva igihe byatangiriye, donc guhera ku gihe cyabayago bikagera kuri fata ku mavuta n'ibyo yavuze, na Jessica ashobora kuba ariho yafatiye muri iyo kula. Buriya rero hari icyo nita le fou du village. Hari umuntu bitaga le fou du village, umusazi w'umusozi w'umudugudu, umusazi w'umudugudu. Nta mudugudu ubura umusazi. Bene uwo rero niwe avuga byose. Nibyo Rutayisire yavugaga ati ukuri kose kuvugwa n'abasazi. Umudugudu rero utariho umusazi, amakuru yaho ntashobora gupfa kumenyekana. Buriya Jessica nicyo yakinnye role y'umusazi w'umudugudu. Biriya bintu yavuze hari benshi babyibazagaho. Icya kabiri, amaze kubivuga abantu bose ntibabivugaho rumwe. Urabyumva? Avuga ko abana rero oya ntago abana rero ari cyo kibazo, uko ibyo babwiwe. ARG avuga ati umwe mu bana ndera baramubwiye ngo ntashobora kujya muri ARG. Noneho bamubwira ko ku ishuri hari n'umuntu wabwiye undi mwana ngo ARG si ya bose, nkawe ntiwanayijyamo. Uwo muntu wagize gutya, aho niho RIB yakabaye ikurikirana. Ibindi tukabiharira minu bumwe, ariko watunze urutoki akabwira umwana ngo wowe ntiwayijyamo. Nabonye bamwe mu makomanteri bamwe bavuga bati koko niya bamwe, abandi bati niya. Nabajije naho nababishinzwe ntago ndabona igisubizo. Ikigaragara cyo ibyo Jessica yavuze yabaye nk'utera ibuye mu gihuru ngo havumbuke byinshi. Ubu community yose y'abavuga Ikinyarwanda, y'Abanyarwanda bazi amateka y'u Rwanda, nayo ubwayo uhamagaye umwe ntakubwira nk'ibyundi. Ese koko ARG ni y'abana bavuga ku babyeyi barokotse jenoside gusa, ukongeraho gusa? Ese iri open ku bantu bose? Nta muntu n'umwe wagusubiza, umwe agusubiza ibi undi akagusubiza ibi. Hari abaje bavuga ati koko ni ya bamwe, ariko nge siko mbibona. Nanjye ubumbajije n'abandi bafite ukundi babibona. Ko ngewe iriya muryango ndawuzi mu bigo binyuranye, ari aho abana banjye biga, ari naho ntembera. Urabyibuka izaza ko abana bo muri ARG aribo ba presence ntuza twagiye kwibuka. Yego ku ishuri aho nize naho bari bahari, naho abana banjye biga bagiye biga troncome. Mu gusesenguje amaso nkasesenguza umutima
ntabwo composition muri ibyo bigo nabashije kuzenguruka bwo nzireba zose ntabwo composition ntabwo ari imwe, yego ntabwo ari imwe. Icyo bishatse kuvuga rero ni iki? Byose ni imiyoborere. Niyo mpamvu bigaruka kuri minu bumwe. Ngo navuze ngo ribi rebe wa wundi watunze agatoki kuko byonyine niyo utabumubwira ngo ibintu ubyemerewe, ariko kubimubwira mu bana mu bandi ntabwo ari byo. Imiryango yose amakarabu yose aba mu bigo adhesion ntabwo isabwa. Wowe mu kigo uravuga uti hano hari imiryango 8 10 nge mu wuri ukareba paraporo y'imikorere yawo n'ibyo wemera. Igiskuti, abasaveri, abakuru rouge, ARG, ubwo indi miryango ibyisha abo anti sida, human right, ibintu nk'ibyo. Ukicara ukavuga uti ngewe ndabona bari ari bo bajyanye n'imyumvire yanjye n'umwanya mfite. Abarejiyo, korali, bara. Dance moderne. Yego. Nibaza ko aho hose mu kigo kujoininga amaklub nta busabe wandika. Oya. Uwo mutima wawe urakubwira, wenda ukagira ukabwira wenda chef d'unité basi, cyangwa na chef d'unité akibwiriza ati igihe cyo kurukrita abashyashya mu bashyashya baje mu kigo cyangwa ndabahamaze igihe ariko batarinjira mu muryango, ari amatekinike abayoboye iyo miryango baba bagomba gukoresha. Donc bishobora kuva kuri nyirubwite cyangwa se bikava no kuri club. Ariko sinibaza ko hari uwashaka kuyinjiramo ngo bamubuze. Umuntu rero wavuze ngo wowe ntiwemereye kujya muri iyi club, hari ubundi buryo ashobora kuba yabimubwira. Cyangwa se nyi wa wundi akajyamo, ushobora no kubwira umuntu ngo ntiwemereye kuyijyamo atarabifite muri gahunda. Yego. Ubwo urumva muri make ukaba wishe n'ibyo yatekerezaga. Kumuca intege ntabwo ari byo, nukwerekana ngo iraborotse. Uko kuba iri bloke ntabwo abantu bose bari kubivugaho kimwe. Niyo mpamvu wenda minu mwishobora gutanga umucyo cyangwa se abashinze ARG bakamenya niba koko ese koko ni ya bamwe, ntago adhesion iri limite, ariko siko bitekereza muri gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa. Nibaza ko ibaye ivanze abana b'abanyarwanda ni nabyo byaba byiza, byo byazatanga umusaruro. Impamvu Jessica mwita food village, forêt du village, kera higeze kubaho kura hari imyaka za 2 kangahera mbere ya 2005 sindabyibuka neza, mu kigo wasangaga hari abana b'abakene bishyurirwa na Minaloc n'abishyurirwa na Farije. Yego. Bibaho imyaka n'imyaka. Yego. Ariko twarabisesenguraga nubwo twari tutarajya muri social media cyangwa ku maradiyo. Yanakubwiye ko kera nasesenguraga mu mabisi no kuri kontwari cyane. Navuga ni bari abana niba biga kuriya, Minaloc muhaguruke, Farije muhaguruke, ikintu uri kubaremamo bakabyigana tronkome, bakabyigana segonderi, bakajya kaminuza, wenda no mu kazi bakazahura nabyo. Cyangwa umuntu akazajya ahura n'undi mu kazi ati uriya twiganya arihirwa n'iki, uriya yihirwaga bikagira bikanabyita bari no kurubagiraho kumura akabyitwa byajyaga Minaloc. Tandase yari yuko iyo mu kigo ubuyobozi bwagiraga nk'uburangare, tandase ikaba yuko ushobora no kujya kubona Minaloc abarihirwa na Minaloc bakoze ikipe y'umupira na ntuza bakavuga ati tugiye guhura abarihirwa na Minaloc contre abarihirwa na Farije. Icyo kintu cyari ikintu kibi cyane. Tukajya tubivuga tubibwira ababishinzwe. Icyo gihe hari komisiyo, ngira ngo hari komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ifite abantu no mu turere, tukabivuga tukareba. So rero Jessica icyo yazanye ni ugukangura abantu. Ese koko hariya kujyamo bisaba iki? Ese koko amaklabu ya ARG mu bigo aheza bamwe, afugurira imiryango bose? Yego. Niyo mpamvu ibintu igomba kubikurikira ikamenya ngo ese koko twe dushaka ko bikorwa bite, hanyuma bagaharanira ko byaba uniforme. Ngiye nkurikije izo nabonye mu bigo ntago zose zimeze kimwe. Yego. Ntago zose undanga kubivuga cyangwa rekana nabivuga. N'abana banjye bayibamo. Okay. Urabyumva? Umwe umuhungu aho yize tronkome ntabwo yigeze abimbaza, nawe ntiyigeze ambwira ko yigeze abisaba ko hari uwagize icyo amubaza, yarimo. Urabyumva? Yego. Nibaza rero ko bintu umwe itanze umurongo, iki kibazo cyahabwa umurongo, noneho tumenye ngo iri open kuri bose cyangwa hari abahejwemo, icyo kikajya ku murongo. Noneho bikaba inshingano z'abayobozi b'ibigo nabo ubwabo babigiramo uruhare.
iyo umuyobozi w'ikigo ari navuga ngo iki ari neutre yego arayireka ikabiya bose ariko watunze umwana agatoki ati nkawe ntiwajyamo ubwo muri icyo kigo ni yabamwe dufata ibihe tureka ibihe buriya rero Jessica yateye ibuye mu gihuru rwose kandi nibyo icyo mvuga rero ko bijyanye na n'iyikura yari ihari nuko mu kiganiro nabonye Bosco abigarukaho yego akomoza ku kuvuga ngo Jessica yakoze ikiganiro gikundwa n'abarwanya leta icyo nacyo kandi koko nakurikiranye nsanga akavideo ka Jessica kari kuba exploité kuba n'abari hanze yego banabigoreka cyane bavuga nta cyakozwe rererere dore za gahunda wabonye hariyo wampaye ufite igititre nakikubwiye so bira byose urumva hari na titre kwereka ngo uyu muntu araganisha tension ni aba dore nta cyakozwe baratubeshya nta bihari dore Jessica Bosco we uko yabivugaga yasaga yabaye kategori karakabya nanone ntabwo gukora ikiganiro kigakundwa gukora inkuru igakundwa n'abari hanze cyangwa n'abarwanya leta ntabwo biba bivuze ngo wakoze bibi yego ushobora kuba wavuze ukuri cyangwa se wavuze ibiriho kuko buriya Bosco impamvu uvuga ngo yabaye kategorike kuba kategorike no kuvuga ngo ntabwo nta flexibility yashizemo ntabwo abarwanya leta bose batekereza kuri ntabwo siko bose bashimye iriya nkuru kuko mu barwanya leta mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda harimo abafite ibisigisigi ku ngoma za kera harimo n'iyakoze jenoside yakorewe abatutsi harimo n'abavuye muri iyi n'abakoranye n'ino leta bagira icyo bapfa nabo ntabwo wambwira ngo kurwanya ari ubwo abadukurikiye bagiye babyumva ese ibiganiro bya Musabyimana Gaspari n'ibyatabita birasa umurongo n'umwe kandi bose turabizi ko aho rero niho Bosco atagize ndabizi neza ahubwo buriya wenda icyo yashaka kuvuga iyo ukoze ikiganiro bariya abantu bari hanze bagashimagiza ugomba kwigiramo akikango impungenge ibyo ni ngombwa ariko nabo ubwabo ntago babona ibintu kimwe so biterwa rero ngo ni uruhe ruhande ngo nabahe ariko icyo mpamya byo nuko Jessica niba kuri video ya Jessica no kubanza kareba koko niba ibyo avuga ari byo muri icyo kigo adhesion kuri ARG club ya ARG association iteye ite hanyuma bakareba n'uwo muntu wabwiye undi mwana uwo mwana yaramutraumatije cyane nubwo ataba yarafite gahunda yo kuyijyamo ariko kuvuga ngo nkawe ntiwajyamo yashingiye kuki ibyo rero nibyo abantu baba bagomba kwirinda uri n'umuyobozi ntiwakagobye kugira ya attitude wabibona ariko singwa kubivuga ahubwo kuri asamburoma unakabije wamuhamagara mu biro muri mwenyine rero mwana buriya iriya karabi bamo abameze barya iriya abameze barya abakuru ruje bisaba abafite imbaraga zo guterura brancard n'urugero ariko kubivuga kuri asamburoma ngo wowe ntabwo ari byo yashobora yaramukomerekeje kandi atanga n'isura mbi ubwo abameze nk'uwo yerekanye ntabwo bashobora kuyijyamo kandi wenda ushobora gusanga iri open hanyuma ukanareba ababwiye abana ba Jessica ngo si ya mwese yego ni ibyo ngibyo ofete urebye ariko ni ibibazo tuba tubana nabyo numvise Bosco asubira no mu mateka ya Jessica icyatumye atiga umugore w'igisenyi umugabo w'umusirikare umugabo wahoze ari umusirikare Rwamagana Gisenyi Musanze gukubita harimo byinshi harimo utuangire twishi niba ariko bimeze ngewe ubwo Jessica mumenye muri uno mwaka namumenye ejo bundi igihe cyaryarira cyagiye cy'amaprank yaba Oliva na James ngira ngo hafi aho sibo bavugaga ngo umuntu mu diaspora ngo araza nibwo natangiye kumva ntabwo nakurikiranye ibiganiro bya Jessica ahubwo hari abandi babyumvaga bakambwira ati Jessica yababwiye gutya nibwo natangiye kumva ariko niba afite channel yatangiye 2021 ubwo ibyo yatangaje mbere Bosco watanga n'ama reference ngo ikiganiro cyo ku itariki n'iyi kabibona
nawe n'umwana wa stragorinze icyo kuba rero hari akandi ntuza nyine Bosco nyine yavuze ati abo hanze bagifatiye hejuru akanavugamo ko baba barishyuye Jessica. Ibyo rero nibyo nabyo umuntu aba agomba gusesengura, ese koko byashoboka? Ariko birashoboka cyane muri kino gihe nkuko nari maze kubikubwira paraporo y'izindi nkuru ziri guhita. Abantu baba bashaka ama episode ni nka Rwanda Classified. Yego. Baba bashaka ama episode. Niba warokotse genocide yakorewe abatutsi Rukumberi bamwishe ejo bakumva nundaha bakabyumva Rusizi muri raporo y'iyegura rya nyobozi, bashobora kuvuga ati twuzuza ama episode mu gihe cy'amezi 4 habe hari ibintu biri documenté. Ibyo rero bashobora kuhaguruka bakamubwira, bashobora kutamwishyura, ariko wenda umuntu akakibaza atari ko biri yubona ari ibiki, none akabikoramo ikiganiro. Urabizi ko ibyacu ntabwo rwose barabizi, umunyamihanda nta zindi nama icyo umugishijeho inama akibyaza ikiganiro. Niyo mpamvu nanjye mbabwira ngo nta banga riba hano ni direct. Nawe ashobora ide ishobora kuza gutyo. Yego. Kavuga ati se gutya kugira ngo batesha agaciro ya nzira tugezemo y'ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaherana. Ikintu kabisa kijyanye no kuvuga ngo ko hano havuzwe iki, hano hakavuga iki, hano hakavuga iki, mu mashuri bimeze biti. None bakadocumenta ibintu. Yego. Kugira ngo documentaire yuzure bagashyira na kira cya Jessica. Ariko byo Jessica ibyo yavuze abantu bagomba kongera bagakanguka bakasubira mu bigo bakareba ngo iyo miryango ikora ite, hari mwuka ki, binjiramo bati. Yego. Kuba guheza cyangwa se gufungura imiryango kuri bose nicyo cyonyine. Uko bakora bagezemo indani nukubahiriza amabwiriza ya team leader cyangwa chef d'unité nkuko twamwitaga mu giskuti. Nibyo ngibyo indani si ngombwa kwinjiramo, ariko hanze mbere yo kwinjira bigenda bite. Ariko ngo experience ngewe abanyumva ibyo byose mvuze hari abakurikirana ibiganiro byanjye bazi uko mba nabirebye. Gusesenguza amaso sinzi niba wumva icyo uvuga wowe. Gusesenguza amaso hari izaza twasesengura ntibabibona. Yego. No kuri TTC bicumbi njyayo nabwo nasesenguje amaso. Aho twari kumwe barabibona, naho twari kumwe izaza barabibona. Padiri gahita sinza ahantu ari n'abandi bose twari kumwe na ba Jean Dodier, abantu bose tuba turi kumwe izaza turi kwibuka. Babona iriya kipe y'abana baba bambaye imipira y'imikara. Ushobora gusesenguza amaso ukagira icyo ubona, sibyo? Hanyuma noneho ugatahana n'icyo ariko cyagiye ntuza Gasana ntitwari kumwe cyane umwaka wabanje na Gasana guverineri twari kumwe atarajya mu magi. Numva ngo bari abana rero buri wese mukuru, kuko ibyo tuba turi kuvuga ari byo twabayemo, ubacishamo amaso. Urabyumva? Ukabacishamo amaso situation. Ukamenya niba koko turi kumwe mu ngamba turi kugana hamwe, cyangwa ukamenya niba bakiri hambere. Ibyo nibyo abantu bakuru nibyo dushinzwe ufite. Noneho byaba ukaba wahava ugasigura wongoreye umuyobozi w'ikigo ati sawa, cyangwa se gerageza ibintu nk'ibyo. Niko kazi kacu. Jessica rero yavuze ibyo abandi batinye kuvuga. Ese koko ikibazo kibe iki ngiki, ese koko abanyeshuri baba muri ARG mu bigo bose iyo miryango ikora kimwe mu kwinjiza mu kwinjiza abayigana? Yego. Ushobora gusanga hari aho baboroka n'ubuyobozi bukabashyigikiramo nguwo nkaho aba Jessica biga, cyangwa ugasanga hari aho bari bafungura, cyangwa ugasanga hari naho umuyobozi avuga ati ngewe ntabwo bindeba mwiturize bana banjye. Yego. Ushatse akajyamo n'ibyo. So rero urumva ni ikintu gikomeye cyane, ariko c'est un grand tournant. Cyane. C'est un grand tournant, niyo mpamvu benshi cyane bwa mugani ko yakoresha cya mbere video yahise ayikuraho, cya kabiri iri gukoreshwa n'abandi bantu. Ariko natwe indani ntabwo turi kubivuga kimwe. Bisaba ngo tumenye ngo uriya muryango koko ufunguriye imiryango bose cyangwa nuwabamwe. Ibintu bumwe ikeneye ku intervene cyane, kuko abantu benshi barimo bavuga ati no bari abana rwose ni gutya. Kuko hari indi video nabonye aravuga ati no bari abana rwose bagomba kuba ari bariya gusa. Abandi bakavuga ati nyamara
kandi nge ndabizi ko hari ibigo usanga bafungura imiryango kuri bose. Yego. So umurongo ni minimum igomba kuta abantu bakava mu rujijo. Okay. Yego. Wari uvuze uti yateye ibuye mu gihuru. Areba ikivumbuka. Yego. Si biri kuvumbuka se? Icyo nari mvuze abari kubifata nko gutera ibuye ku karere. Ibyo ntabibaho. Ku karere gute se? Ikiyavuze se kitabo. Ibara nyine Ababifata bo ni nk'abandi. Nigajye ubanza umenye ngo ni bande. Bateye bate bagamije iki? Ntabuye ku karere. Unyara abakora ibiganiro bavuga Nyine ni bande nyine batekereza bate bagamije iki? Nicyo kibazo rega tugira hano. Ahubwo Umuntu asanzwe afite ahantu yamaze gusaya. Yageze yaragwa mu isaya ryamamo. Uwo se n'umufataho reference ugomba no kugira na wa wundi usanzwe uzwiho ibintu biri netre. So kuko abantu benshi rega murangira yarabivuze ku isibo. Avuga ngo kuri social media uzanaho ibigaragaza uburiwe. Muri situation ariyo yose uyitwaramo nkawe. Yego. Uburyo uyitwaramo bigaragaza wowe usanzwe uri muntu ki. Niyo mpamvu nkubwira ngo hari video nabonye umudamu ari kuvuga ati uriya muryango bawuharire bariya kandi mu gihe hari abandi bavuga ati niyo batavuga genda kuvuga ngo par analyse yanjye n'amaso yanjye. Yego. Cyangwa se bafa iyo mbivuze namaze no kubivuga. Ndabizi neza ko hari ibigo bibirimo iriya miryango bifungurira bose hakaba n'ibihari bifunga. Hasigaye rero mintu bumwe kuvuga ngo ese koko iyi miryango bigende bite iheze yakire bose niyo dutegereje mintu bumwe. Yego. Naho guterebuye ku karere se n'iki kidasanzwe. Yego nyine iyo enfin nushaka kubyite gutyo ko niba no mwise food village nticyamubuza gutera ibuye ku karere. Ariko niba bivuze ngo ahora ari umusazi. Umudugudu utagira umusazi amakuru yawo ntushobora kufa kuyamenya. Kuko na mbere yo kujya ubundi ukinjira umudugudu utazi ureba bene abo. Ntabwo wagera muri quartier ngo nujya kuyoboza ureba umuntu wambaye cravate. Kare ureba wa wundi wadagiye kwa kanaka hano byaraye bigenze bite agahita akubwira n'ibyo utamubajije. Hano yisikana akase warayarwanye na kanaka wenda ataribyo byakugenza. Abo ni ngombwa rero nawe rero yatubereye food village. Kuko abantu babyibazagaho ni benshi. Kuko nanjye ubwanye nubwo ntigeze bikora ikiganiro ayo donc aho ndazengurutse nanjye natanaga question mark. Ariko rimwe narindi kumwe n'abakomeye nk'abandi buriya biriya baraza kubirebaho. Yego. Ubwo icyo nicyo twabivugaho. Ariko ikigo bakirebe barebe n'uwo muntu wabwiye umwana ngo nkawe. Yego. Cyo ni igikomere ubu muteye. Donc ubutangije yindi ntambara kandi ubutangije yindi ntambara kandi muri faze abandi barimo bayirangiza. Si ngombwa kubivuga. Niyo byaba ari byo. Si ngombwa kubivuga. Uri kunyumva? Yego. Ubwo nari nabihuje n'ubundi na issues zabanje kubera ko nawe wagiye ubivugaho cyane uvuga uti iki kintu kirebweho. None uravuga uti mino bumwe. Ngiye nabivuze ryari ndabizi babakasi batyaje imikasi nabivuzeho ryari ari ku rubanza wafata ku mavuta. Yego ibyo byo nabivuze. Yes. Na mbere yaho hasi hagenda havuka ama groupe ngashikira runaka ndabisaba nyine iyivuka inzego zigomba kuba ziri hafi zikamenya ngo niki kizihuje. Iyo barangaye nibyo mba nkubwira. Ntabwo ibyo fata ku mavuta yavugiye mu rukiko ntabwo inzego zigomba guhumbya. Abacamanza barakomeza akazi kabo baca urubanza paraporo y'ibyaha bimuhama ariko amakuru yatanze inzego ziyakurikirana. Nizitayakurikirana ubwo tuzabibona byamaze gufata indi sura. Urabyumva? Yego. Okay. Ibintu nkabira niyo kabara akantu gato cyane. Erega buri hari ibintu tutajya wenda niba simvuze ngo ntitujya tubivuga nta occasion se nanjye paraporo ya topic mba nahisemo. Yego. Buriya turacyarwana genocide yarahagaritswe ariko ideology ntabwo yahagaritswe. Abantu rero hari igihe ingamba zo kuhangana n'ingengabitekerezo ya genocide zicika intege abantu bakagira ngo twagezeyo kumbe ideology igihari. Uri kumva?
ideology ikaba igihari. Ingamba zo kurwanya ideology rero zigomba guhoraho. Jenoside niyo yahagaritswe nk'igikorwa nka kimwe muri product za ideology, ariko ideology niba igihari igomba kurwanywa, hagomba guhoraho ingamba zo kuyirwanya. Niba ubyumvise ukabyumva biriya Jessica yavuze, ukabyumva kuri fata ku mavuta, ukabyumva muri abo barokotse bari kugirirwa nabi, ukabyumva muri ariya makode. Okay, reka dukomeze, ariko wenda mbere yuko mva kuri icyo kintu, utekereza iki ko kuri no issue ya Jessica yo yaba yabaye ko nabonye iri gukundwa cyane n'abantu bo hanze? Nuko wenda ibyo yavuze ari turu bari barabuze uko babivuga se? Ntabwo akazi kanjye ari kwemeza, ntabwo ari ukomeza, niba ari ukuri ngiye naguhaye imetero, kandi abo hanze bafite uko batekereza bitandukanye nanjye. Yego. Ibyo ngibyo nyakubwiye ngo buri wese akunda inkuru runaka par rapport y'uko we ameze. Abifuza ko byaguma uko Jessica yabivuze, abo nibo bari gucuruza inkuru, urabyumva. Ariko abatunguwe no kuba byaba bimeze gutyo baguye mu kantu, bacecetse, bari gushaka ingamba. Urikunyumva? Ni ibyo ngibyo nta kintu. Buri wese agira aho abiganisha. Hari ubibona nk'ishyano, hari abari kubyamamaza ngo dore igihe twababwiriye, ngo dore baba batubeshye. Urumva? Buri wese nibyo Murangira yavuze. Burya dogitera ni dogitera koko. Yavuze ati kuri social media uzaho ukuri, nta n'indi mpamvu, nta no kukwirwa umuntu agusesengura ukunda. Uvugiraho iki? Ukunda ibiki? Kandi ibyo guguhita bikwereka uwo ni we wowe. So rero abari kwicuruza bakatakata bakwirakwiza abenshi ukurikije n'amatitire bari gushyiraho nabari kugaragaza ngo bya bintu bwa bumwe n'ubwiyunge nta bwagezweho, dore haracyari ibi ko biri nakasa mutwe. Ariko abandi hari abatekereza ati ese twaba twararangaye bigakorwa uko tudashaka. Nk'abafondateri ba erije bayishingiye muri kaminuza, ushobora gusanga hari umurongo bari bafite, ariko noneho aho imaze gukwirakwira mu bigo by'amashuri hafi ya byose, bamwe bakaba babihindura. Urabyumva? Ibyo ni ikibazo rero, bisaba kureviza iyo mirongo migari, kandi koko bakababa hafi, hakaba amabwiriza ari clair. Ariko umuyobozi ufata umwana umwe kuri rasambura akavuga ngo nkawe ntiwemereye iki, wowe rwose bamushake bamuganirize. Byo akari koko, usibye kuba wabwira umwana kuri rasambura muti felicitation watsinze neza. Nkanjye bakundaga kujya babibwira ati un grand poète, umuzamura, apana kumwereka ngo hari ibyo utashobora. Uriko nyumva? Turi mu cyumweru cy'abafite cyo kuzirikana abafite ubumuga. Ibaza ugiye ukabona umwana wenda wigendera imitego, cyangwa se ufite ubumuga, ukamubwira ngo wowe ntuzigera ujya mu ikipe y'ikigo. Oya, courage. So kubwira uburungu ngo ibi ntubyemerewe. Uwo mugabo amusori, uwo muyobozi watunze umwana urutoki akamubwira ngo iki ntucyemerewe, yakoze nabi. Kuko buriya ari umuyobozi, ibyo ni n'ikibazo. Kuko buriya twebwe mu gihe cyacu hari n'igihe abantu wumvaga umuntu aravuga ati ibi ngibi mwebwe ntimwemerewe no kubirya, ariko akabivuga ari umunyeshuri. Ariko nta muyobozi wajya hariya ngo ngewe ngo mwebwe bakanaka ngo oya. Ibyo ntabwo ari karita y'umuyobozi. Kubwira umuntu ngo wowe ntiwemerewe iki, no. Umuntu yakubwiraga mu marenga, ariko ayikira umuyobozi ko wahamagariwe kuyobora abantu mu buryo bumwe, kuko utangira kuvuga ngo kanaka na kanaka. Nanone icyo cyo kora ubwiye receptioniste avuga ngo wowe ntabwo waba cashier, icyo nabyumva. Ni qualification. Nuko wambwira uti Karege ni waba cameraman, icyo nacyumva. Ariko mu banyeshuri bari kwiga bose hamwe ngo we oya. Uwo muntu yakoze nabi, ntabwo ari karite y'umuyobozi. Nibyo. Ubwo kinabaye claire wenda mu buryo bw'uko hari n'abantu bari batera amabuye uyu Jessica bavuga ati ibyo yavuze ntiyagomba guhita bizana kuri social media, yagomba gushaka inzego akazibwira, atavugiye kuri icyo. Okay, urakoze cyane. Yego. Ntabwo ari nko kumutera amabuye, nabanje kumukarifiya nka food village. Icya kabiri, nakubwiye ngo umunyamihanda ntabyo kujya kongorera mu ma office y'abantu. Najya kongorera muri office y'abantu se niba akeneye views arazikura he? Amugani. No, umunyamakuru wenda ari w'ikigo cya leta cyangwa gikorana na leta, ashobora kuba partenaire wa leta, ariko niyo iyo partnership niba yarubatswe.
aragimenya ajya kongorera hehe ubundi se uko umuzi ko yibera ku mihanda ese azi ngo ni hehe umuntu bivuga ngo kuri Rusamburuma urumva yamenya ngo ikinda kijyana kwande ndakijyana kwande mureke ibye abivugira ku muhanda ahubwo yamara kubivuga ababibonye bakabikoresha ibyo bashaka kumubwira ngo jya mu iyi office arabizi azi urwego rubimanaginga arajya muri REB se ko byavugiye ku ishuri cyangwa Minedike cyangwa Nesa nanjye ubwanjye sinzi kuzitandukanya arajya muri ku Muvunyi se arajya muri komisiyo se y'uburenganzira bwa muntu arajya se muri minu bumwe arajya muri RIB arajya muri polisi arajya hehe arajya ku karere urambwira ngo Jessica ku rwego rwe ibyo yabivamo aho no uramubwira ngo wagombaga kujya rese twese dutekereza kimwe oya twese dutekereza kimwe oya icyo cyo ushobora no kubitekereza uvuga uti reka mbivuge babirebe hanyuma inzego zisigaye zihangana no kumenya ngo ni ibiki byande byaryari bihatse iki ntabwo ari umujyanama w'inzego ese ubwo ugiyeyo zikaguca amazi cyangwa zigafata ko icyo kintu ari wowe ugihimbye nicyo cyiza cyo kuvugira ku bantu bahabona ni kigaragara iyo abivugiye hariya buri wese arafata ize ngamba ushoboye nkanjye ku giti cyanjye menye kiriya kigo bari abana bigaho ntakijyaho nkareba n'uwo muyobozi ese koko warabivuze nkareba na wa mwana yatunze agatoki urumva ingamba ni nyinshi paraporo yaho Jessica yavugiye ese impact byagira nimwe niyo yari kugenda akajya mu biro agakoma nga dende nitwa Jessica nduwo ku mihanda hari ikibazo hana ushinzwe ikisi hari n'uhita kubaza no iyo nzira yo kuvuga ngo kujya kujya inama ntayo mbara bagiye bifite ibigo dufitanye partnership hari byo shobora gutangaza mbaje kubabaza hari n'ibyo natangaza ntababajije rimwe na rimwe noneho yo hajemo n'abanyamikasa hari igihe ndakara nkabyihora byose niko bimeze no hari abo tujya inama hari abazingisha nanjye nkazibagira sibyo bitewe n'icyo tumarira ariko iyo banyeretse ko hari iyi nzira ndayireka no kuhanyura no kuhaca nkabyihorera ninahaca se niko bimeze urabwira Jessica ngo ajye kubwira inzego uzi uko abanye nazo avuga ni uzi uko abanye nazo none se yari ikibazo wowe uraseka gusa inzego se ari ugupfa kugenda niba urwego ruyobowe n'umuntu uhamagara no kuri telefone cyangwa umutumira mu kiganiro ntaze uzabona akantu urajya kumwongorera wakwikoreye akazi niko bimeze ni abantu ntibumve ko mbirakariye inzego partenariat inzego n'abaturage bigomba kubakwa ntabwo wajya kubwira rero urwego udasanzwe uvugana narwo si byose cyangwa ugerayo rukakureba gutyo ugahera kuri reception wanataha ntibaguherekeze ntibanakwereka aho bisi bayiteye ntibanakubwira uko batega bisi urapfa unyuze mu murenge wa Giti bakwereka aho moto ziba oya nazo zijye zibimenya partenariat irubakwa abahanga ibigo birimo abantu b'abahanga bafite n'ubushake bwo kubaka no guteza imbere ibigo byabo na societe nyarwanda aba partenaire kandi akanoza izo relation ujye ubabona abo tujya tubisikana hano tuje mu biganiro hano uburyo tuganira cyangwa tugakora ikiganiro bicaye hano cyane rwose nose niyo iyo partenariat idahari urambwira ngo nzabona ikintu nze gikubwire biragoye hari nuwo nakibwira kikankoraho mbanza kumenya ngo nimbimubwira arabimaze iki ngewe ndahava nte kubwira rero Jessica ngo najye mu nzego nge niba nkubwira wenda ngo hari nk'inzego 1 2 3 zitarenze 5 nabashobora kugenda nka nkongorera par rapport yuko tubanye ntago ngewe ari Jessica Jessica ushobora gusanga wenda azi rumwe cyangwa ebyiri cyangwa nta na rumwe azi ko icyo wumvise cyose ari kandi koko niko asanzwe nta n'ibindi yigeze kuko byose arabivuga nibyo ibyo Bosco yavugaga by'ukuntu se yakubitaga nyina yakinze ngira ngo niwe wabyivugiye ngewe namumenye ibyo ngibyo atakibivuga mu buhamya ngo yatanze gira Jessica urabwira Jessica bajya mu nzego uzaziziheze ese uzi niba azi ko zibaho ubwo azi directeur w'iryo shuri gusa cyane ntabwo rero abantu bose kandi iyo ni inama nyine ugira umuntu nyuma
fo kumenya n'ino mihanda Yeah. kuba hari igihe ujya kugiza nama ukaba wishe content yawe kandi wenda n'inkurikizi zabyo ukasanga ntacyo. oya Yeah. icyo nicyo cyangombwa ubuse reka nkwereke umukuru w'igihugu avuga hari hehera niba ari mu mushyikirano sinibuka inama yari arimo akomoza kuri uriya muceri wa Bugarama wabuze abakiriya uri kunyumva iriya nkuru yari yanyuze iwacu umunyamakuru wacu turayeditinga iratambuka none se ngo nawe wigeze atubaza ngo kuki butagiye kubwira akarere kuki utabwiye Kibiriga gushaka isoko ry'uyu muceri twakoze inkuru bituma n'umukuru w'igihugu areyajisa ibyo kwa Dubai niko byagenze iyo mva kwa Dubai nkajya kongorera mpabwa n'amaguru ntabwo byari kuvamo icyabaye umukuru w'igihugu abivuga irusororo muri yakira barushingwa gerero kubagira umuntu inama ngo inkuru ajye kuyongorera good ushobora no gusanga uwo wongorera ari uri inyuma yabyo ariko ubitangaje abandi n'abamurenze bagira reaction no nabyo nukubanza ukareba ibyo kujya kongorera ngo ugende ubwire uru rwego kwirazi rufite abakozi cyane si byose rufite abakozi ahubwo nawe aho ubivugiye ni habe suruse yabo uranyibukije yewe wampaye uranyibukije yego uranyibukije ubushize hari ibiganiro nari maze iminsi nkora mvuga kuri kesi y'abana muri Karongi batwawe uriya mu komisiyoneri bita ngo ni Mutima Mwiza ubu inzego ziri ari nazo kandi zabivanye iwanjye ariko zari zisanzwe zibizi zarabyicecetse zumvise nabivuze nabigize kuko abantu bari babizi ni benshi uwo Mutima Mwiza nabimenye manza ari kuwa gatandatu uyu munsi ni kuwa kangahe kwa kane manza ari kuwa gatandatu manza ari nko kuwa gatandatu ku inzego zabanje guhamagara bamwe mu bantu abo bazi ko tuziranye harimo na Ngoboka n'abandi bababaza ati Karegeya yabimenye ati cyo kibazo nimurebe niba ari byo kandi Karegeya ahora ari tayari natangaza igihuha inzego nimuzirwe munaza muzampamagare nziza mbere yo kubaza ngo Karegeya yabimenye ate ese nibyo ubwo rero kubw'amahirwe Mutima Mwiza arimo arabibazwa ngira ngo uwatwaye abana Mutima Mwiza ari nka komisiyoneri hanyuma uwatwaye abana nawe nubwo atagaragara ariko afite ibikorwa muri Karongi bikurikiranwa na bashiki be numwe muri bashiki b'uwo nguwo nawe arimo arabazwa uko aho abana bari ubwo icyo nicyo shaka kubwira none siyo njya kongorera iyo kese nyimenya sinyivuge kuri KOP nkajya kongorera nkatangira nkahamagara meya wa Karongi nawe utari uriho nkamaza ikesi y'aba bana akambwira turimo turabikurikirana nanjye nkanyurwa manuma gutese dufite n'ikibazo cy'abanyamakuru rimwe na rimwe ahubwo meya nako umuyobozi aguhinjarika aho ngo tugiye kubikurikirana none nyuma ntuzajye ahubwo tumira inkuru nk'ubu hari urugero reka bivugira aha ngaha hari urugero rwa muri Musanze abantu bubatse ikiraro noneho ari abaturage bane bakeneye expropriation babajije meya ati na amadosiye abatari bujuje ibyangombwa muri bane yego ubwo wenda ni babiri cyangwa muri bane ati noneho byarangiye tugiye guhita tubikora umunyamakuru agomba kuzasura nyuma kuko ashobora kubikubwira nta kigiye gukora so ibintu rero bivugiwe aha bituma abantu na awareness ku nzego zinyuranye zikavira hasi rimwe ubwo no kuvuga ngo abo ngabo bakarongi kureyajisa kujya gushaka Mutima Mwiza hari abandi bahamagaye ariko ibintu Karegeya ari kuvuga nibyo cyangwa arabeshya tukacire niba byumve rero ndadavi none ibeshye se uvuga iki taricyo ariko sikusetsa yabihimbye ni nayo mpamvu nabo batabanje kuza kunyibariza bagiye ahubwo batangiye gushaka abantu harimo na Ngoboka ntabanga ririmo nizere ko ntabamuteje ariko ntacyo turahari abamwigimbye bose bazagenda bahamusiga azaguma ari umunyamakuru yego bati Ngoboka niwe wabibwiye Karegeya ngewe amakuru uburyo mbona amakuru burenze ubwa Ngoboka aramurenganya nimvuga ibyaha naha bakabaza umunyamakuru waho ntabwo nge n'informwa n'abanyamakuru n'informwa n'abaturage uko bambwira ibyabo ku giti cyabo niko bambwira ibya bagenzi babo cyane so rero icyo nicyo cyiza niba baragiye bagasanga ari ukuri babaze Mutima Mwiza abo bana batatu wabajyanye
musaza mushiki wabajyanye nawe bamubaze musaza abivugaho iki c'est tout aho kureba Karegeya no reba yavuze iki sibyo se nibyo ngibyo rero na Jessica ibyo yavuze nibarebe ngo biteye bite bafate samples muri buri karere bafate wenda ibigo bibiri buri karere donc aba affaires sociales w'akarere afatanyije n'abandi bashinzwe wenda iby'umuco bajye mu bigo bafate ibigo bibiri avuga ngo hano kujya muri iyi association bisaba iki yego ese hana wabisabye akabyangirwa ariko ngewe ubuhamya bwanjye nuko nzi ko hari aho nzi rwose winjira nasesenguza amaso winjira uko ushaka cyane rwose hari aho nzi binjira uko ushaka yego hari naho nzi baboroka ubwo igisigaye ni umurongo asante sana